Zamini by'amashuri abanza barenga 219,900 aho ngo baba batsinze ku kigero cya 75%. Urumva yuko ntabwo ari byiza cyane 75%. Byagombye kuba biri muri 90-80 byibuze, ariko 75% ntabwo ari byiza. Minetike rero yerekanye ko ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 75%. Ibifashwa na leta ku bw'amasezerano bitsindisha ku kigero cya 72%. Minedike yerekanye ko ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 75%. Ibigo bya leta ngo nibyo byatsinze cyane. Hanyuma ibigo bifashwa na leta ku bw'amasezerano bitsindisha ku kigero cya 72%. Sinzi uko byagenze kandi ujya gusanga ariyo biri ku isonga. Ngo mu gihe ibigo byigenga ari byo ngo byatsinze neza cyane ku kigero cya 99%. Kandi hangaba tukangurira yuko ngo tugomba kujya kwiga n'abana bacu tukabajyana mu mashuri yigisha neza, amashuri ya leta. Bazana inkina yiganya nyijisho buri munsi bahora bahindagura gatubwira atari ko abana buryo tugomba kubajyanayo. Ariko nyakubahwa minister, no kubera iki twebwe se ayo mashuri ya leta ubundi mu bihugu byateye imbere ko reba akomeye cyane? Na kera na kare hano mu Rwanda rwose hakira amashuri akomeye ya leta. Kera wasangaga ibigo bya leta nanone hari ibigo byaga binyenyeri, kugira ngo uzabone ikigo cya prive gipfa kuyahiga mu myaka yo hambere byaga bigoye. Ariko se no kubera iki? Umuyobozi mukuru wa Nesa kana kwitwa Dr. Bahati Bernard yagaragaje ko mu bizamini bisoza amashuri abanza abakobwa batsinze neza kurusha abahungu kuko batsinze kuri 53%, mu gihe kandi abahungu batsinze kuri 66.8%. Muri rusange rero ngo abanyeshuri bose batsinze ku kigero cya 75.64%. Ntabwo ari byiza cyane, kandi ngo baroroheje uburyo bw'imibarize, aho babajije yego na oya, babajije guhitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo reko imitsindire yagaragushaho kuzamuka. Kubijyanye rero n'uburyo batsinze amasomo mu mashuri abanza, imibare ngo niryo somo ryagoye abanyeshuri kuko ngo bayitsinze abangana na 27. Imibare ikomeje kuba isomo rikomeye nk'uko abavandimwe b'abadive bajya babiririmba. Ikinyarwanda bagitsinda ku kigero cya 98%. Bye uzangange nabyishimira kubo abana b'abanyarwanda basigaye batsinda n'ururimi rwabo gakondo. Kora ko abantu usanga ururimi rw'ikinyarwanda ari mwirirwe mutahe, ariko nanone ururimi rw'ikinyarwanda nabonye biga narwo bararufunguye cyane, bakageze kare bameze nk'abashakiye ubwinshi mu mazi, ariko ntacyo ubwo bagitsinda. Si kimwe n'abandi batakiza aho umwana ajya gusura nyirakuru na sekuru na nyirakuruza akabura uko baganira. Mu bukecuru kamureba akabona afite inyota yo kuganira n'umwuzukuru, umwuzukuru akamureba akabona afite inyota yo kuganira na nyirakuru, ariko cyo bita code, ubwumvane hagati yabo bwabuze kora ko umwana aravuga ururimi undi ntarwumve. Aho ngaho ntacyo abana bagomba kumenya indimi zose zikoreshwa mu gihugu. Ntago wakwishimira ko umwana wawe yajya kuganira na nyirakuru bakabura icyo baganira. Uramenye. Cyongera bagitsinze kuri 72%, nabwo ntago ari byiza cyane, ariko ku mibare urumva ko ari bibi biragayitse 27%. Kandi ngo barabajije ngo nabo bahitemo igisubizo cyo kuri. Hanyuma kandi ngo ubumenyi n'ikoranabuhanga batsinda kuri 71%, naho si byiza cyane. Mu gihe kandi ngo ubumenyi rusange n'iyobokamana babitsinze ku kigero cya 75%. Basigaye babazwa ubumenyi rusange n'iyobokamana mu bizamini bya leta. Iyobokamana ryageze mu bizamini bya leta. Si bwongo bw'abanyeshuri kuba bafite imyemerere itandukanye n'iki byose, urumva ko ubwo bafite ibyo biga nyine arabyiga ashaka amanota, ariko akaba afite ibyo yemera bitandukanye n'ibyo yabashijwe. Urumva ko rimwe na rimwe nanone hari ibintu biba bigoye. Intara y'Uburengerazuba rero ngo niyo iza kwisonga. Oya, Iburasirazuba. Uburengerazuba nimba twereye umwanya w'abane nayo mbohaye pe mumbabarire. Intara y'Uburasirazuba niza kwisonga mu gutsindisha ku kigero cya 82%, gakurikirwa n'umujyi wa Kigali ku 77%. Uturere tuza imbere mu gutsinda ni Kirehe yatsindishije kigero cya 97%, Kirehe rwose mwibare. Hanyuma Kicukiro iri ku mwanya wa 92%, namwe mwibare banya Kicukiro. Nyanyuma Nyamasheke kandi ku kigero cya 99% Nyamasheke namwe mwibare. Hanyuma kandi mu gihe uturere twa Nyaruguru batsinze ku kigero cya 34.57%. Nyaruguru yabaye ya nyuma. Nyaruguru byagenze gute? Hari abahitaga iwabo basizi n'abantu rwose Nyaruguru, haburiyo bahanga bakomeye bazi ibisigo, bazi ubuvanganzo nyarwanda n'ingeri zabwo barazikenetse. Ariko se Nyaruguru Nyamagabe yabaye ya nyuma ifite ubukene. Nyaruguru mu yigire naho ni ikibazo, bikubita gashyi. Ariko na Ruhango ni hafi aho ngaho kuri 66%, bivuze ko mu majyepfo hari ibibazo, ndetse na Nyabihu 69 aritwo turere ngo tukwaje gutsinda ku kigero gito.
abo mu mashuri rero yisumbuye batsinze ku kigero cya 64% kandi ngo barabashije yego na oya. Urumva ko nabwo bitoroshye, nabwo haracyarimo ibibazo. 64 ni igipimo cyo hasi pe, 64% ni igipimo cyo hasi. Abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bakosorewe ibizamini bya leta ni 148,677, aho byagaragaye ko batsinze ku kigero cya 64 ahubwo ku ijana. Muri rusange ngo abakobwa nanone batsinze ku kigero cya 53.2 ku ijana, mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 49.8 ku ijana. Bivuze ngo abahungu mu byiciro byombi bakubiswe inshuro n'abashiki babo. Ibigo bya leta nanone ngo byatsinze ku kigero cya 35 ku ijana, ibifashwa na leta bitsinda ku kigero cya 33 ku ijana, mu gihe ibigo byigenga byatsinzwe ku kigero cya 77 ku ijana. Ubundi bivuze ngo ubaye ufite agafaranga umwana wawe amujyana mu kigo cyigenga, ariko igihe kirageze ngo byibuze leta igire n'amashuri akomeye hirya no hino mu gihugu muri buri turere, byibuze ya leta nayo ari ku rwego rukomeye rwo gutsindisha nk'ibigo bya prive. Kubera yuko nanone imbaraga leta ishora mu ireme ry'uburezi ntago ryazagerwaho cyane, kubera ko usanga harimo icyuho kinini hagati y'umwana wiga mu bigo byigenga n'ibigo bya prive, cyane cyane no kubagera ku bijyanye n'indimi. Ni hano ni Rusizi. Ibigo bya leta kandi urumva ko nabyo bikomeje kugenda byiyandayanda, ariko prive iracyari ku isonga. Isomo ngo batsinzwe cyane mu cyiciro rusange rero ngo n'ubugenge, ari ryo bita physique cyangwa se physics, kuko ngo bigaragara ko ngo baritsinzwe ku kigero cya 27.5. Bivuze ngo abana bo mu cyiciro rusange ntago bazi physique. Imibare kandi nayo bayitsinze ku kigero cya 45.8 ku ijana. Bivuze ngo abana batazi imibare ntibamenye na physique, rero bizagorana kugira ngo bajye kwiga ibijyanye na science, bazayikeneke bazavamo abantu bakomeye mu bijyanye n'inganda, mu bijyanye n'ibinyabutabire, hanyuma ibintu rushaho kugenda neza cyane. Intara y'uburengerazuba ariko nanone yahise yigaranzura y'Iburasirazuba itiza kwisonga mu cyiciro rusange kuko yatsinze ku kigero cya 74 ku ijana. Iburengerazuba Iburasirazuba kandi iza ku mwanya wa kabiri 68 ku ijana, Amajyepfo 59, Amajyaruguru 58, Mujyi wa Kigali wakubiswe inshuro 55. Turere tuza kwisonga mu cyiciro rusange turakomeye mu gutsindisha ni Kirehe. Kirehe ariko iri mu byiciro byombi, urumva ko Kirehe ari uburezi, babyeyi ubwo mujye mwumviraho ko Kirehe ari uburezi. 93.1 ku ijana, Nyagatare 82.2 ku ijana, na Kamonyi 82 ku ijana. Reka mbabwirire amazina y'abana batsinze batanu yaba mu cyiciro rusange ndetse n'uturere bigamo. Ubwo ngubwo ibigo by'amashuri hari byo nabamvuze nkaba ndi kugenda mbikeza, ariko wenda hari kimwe nibuze kumva directeur cyavuga kumwe mu cyiciro nako mu mashuri abanza. Byibuze directeur tumwumve icyo atangaza, ariko nanone umubyeyi nawe ugomba kugira amahitamo meza. Cyo nakubwira nuko muri turankome rero oya, reka tuhere mu mashuri abanza. Niduhera mu mashuri abanza rwose uko bintu byagenze mu mashuri abanza, tukubwira abana 5 ba mbere. Nuko abana 5 ba mbere, umwana wa mbere akaba ari uhari ya Musanze rwose, turaza kumva mu kanya, akaba yitwa Arakaza Rewo Victoria yagize 99.4 ku ijana mu karere ka Musanze. Uwa kabiri aba Impano Brave Gloria 98.8 ku ijana mu Bugesera. Ihirwe Kanimba Honete 98.8 ku ijana mu karere ka Huye. Mu gihe Duhirwe Koro Gavi Darcy yagize 98.8 mu Bugesera. Akaba Nsengiyumva Jonathan Holness nawe yagize 98.8 ku ijana mu Bugesera. Bari abana barutanwa amanota make cyane, urumva ngo byibuze bane ba kabiri baranganya. Urumva ko biba bitoroshye, abana rwose baba babikubise inshuro cyane ku buryo ubona yuko baba babegeranye cyane. Aho ngaho mu cyiciro cy'amashuri abanza. Hanyuma mu cyiciro rusange turakomera none wakwibaza ngo ho bihagaze bite. Hari kandi uwitwa ngo Izere Henoke Trezoro yagize 98.37 ku ijana mu karere ka Kicukiro. Akurikirwa n'Uwumuremyi Albert 98 mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Akurikirwa kandi na Ineza Flora Erze 97.89 ku ijana muri Gasabo. Naho urumva ko mu mujyi wa Kigali mu cyiciro rusange baza kwisonga mu kugira abana batsinze neza ba mbere mu gihugu. Hanyuma kandi ku mwanya wa kane haza Ndayishimiye Jean d'Amour 97.89 ku ijana ni wa Gasabo. Batatu ba kabiri nabi Gasabo, wa mbere ni Kicukiro. Uwo Munyarusizi araza ati nanjye ntago natangwa kuba uwa gatanu mu gihugu. Akaba yitwa Agaba Happy Jean Ede ageze 97.78 ku ijana.
hanyuma rero icyo nakubwira nuko hariya muri Musanze mu cyiciro cy'amashuri abanza, mu mashuri abanza rwose directeur aravuga ati se ibanga nabyaba ari irihe yasangiza abandi bavyeyi abandi barezi kugira ngo icyo twifuza no kubigo byose muri byakwigisha neza. Erindu wa Yezu umuyobozi wa Wisdom Primary School yo muri Musanze yishimiye ko umunyeshuri we yabaye uwa mbere mu gihugu, akaba yitwa Alakazar Leo Victory wahize abandi ku kimanota 99.4%. Urumva uyu mwana afite ubwenge budasanzwe rwose, kandi abenshi abana babaye abambere arongera akagaruka no mu mwaka wa gatatu akaba uwa mbere yewe akazakomeza gutya. Directeur, ni ibiki byatumye umwana wawe rwose atsinda neza? Reka tumwumve rwose. Yani Twandwe Seria aba umuyobozi wa Wisdom Schools Rwanda. Umwana wari wa mbere ku rwego rw'igihugu yavuye muri Wisdom School Musanze. Turanezerewe cyane ubwo uyu mwana arakaza Leon Victor, ni umwana twari tumaranye imyaka 6 yose dukurikirana umunsi ku munsi. Kuba rero agize amanota 99.4 atweretse ko tutakoreye ubusa, kandi ndetse atanze n'ikigisho kuri bari umuntu abe n'abandi bose, kuko birashoboka. Ntabwo ari kuvuga ngo agitangira mwaka wa mbere yabaga uwa mbere, ahubwo igihe cyarageze yumva ko agomba kwiga, ibyo yiga agomba kwivanamo umusaruro, kandi koko arabikora. Ku ishuri iyo tuganira n'abana turavuga tuti muri kwiga nibyo, ariko mugomba kugira uburere, mukagira n'ubumenyi, ariko cyane cyane n'uburere. Ariko uburere biganishaho no gusobanukirwa n'impamvu ari kwiga. Uyu mwana rero yarabikoze, kandi turamushima, dushimira abarimu, dushimira ababyeyi, ndetse dushimira n'ubuyobozi bw'ishuri, kuko ubu bwa kabiri Wisdom School kuba yabaho yagira umwana ku rwego rw'igihugu. Mu 2019 twagize umwana wa mbere, covid igiyemo ubwo birahagarara, ariko turavuga tuti ni ngombwa abana bacu dufite ko mu gihe runaka kitari kure, none nyuma y'imyaka 4 twenge kubona umwana ku rwego rw'igihugu. Urumva ariyo gahunda noneho nyuma ya covid abantu bamaze kumenya ibyo gukora, kandi koko inshingano ya buri murezi hirya no hino mu gihugu nuko turera abana bakaba abana bafite akamaro igihugu cyacu. Igihugu twifuza ni icy'abana bacu, kandi nabo bifuza igihugu gifite imbaraga, kandi izo mbaraga zizava mu bana. Ati twifuza igihugu gifite imbaraga, kandi imbaraga zizaba mu bana. Izo nshingano zagombye ko ari za murezi wese, ko yagira umwana akiga neza kandi agatsinda, hanyuma ibintu bikoroshaho kugenda neza cyane. Ati n'icuro ya kabiri, ati ngo no gufatiraho ibintu bikoroshaho kugenda neza cyane. Ese mubyeyi niba ufite umwana wishimiye aho bamuhaye, ibibazo birimo ni ibihe? Uko nabonaga ababyeyi bavuga ngo amanota ntabwo ari kugaragara neza, ayo menese yaberekaga siyo babonaga, nyuma bongeye gucukumbura muri systeme. Bandi bati no kubera ko systeme yari itararekurwa neza, ubwo no kuzara ibibazo byose birimo, ababyeyi baraza kuba bagaragaza muri rusange kubijyanye nuko abanyeshuri batsinze muri rusange, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane cyane. Ariko nawe kuri 0798654521 ushobora kutubwira, ese wishimiye ko amanota yabazwe ko yatanzwe, umwana wawe yatsinze ku cyo kigero, aho bamuhaye se wahishimiye, imbogamizi ubonamo ni izihe? Ukaduha igitekerezo rero mbere yuko natwe dusatira umusozo ko turabura iminota 3. Nyuma rero hakaba hari n'urutonde rugaragaza uko uturere twatsinze muri rusange, uturere twatsinze rwose dukurikirana mu bizamini bya leta. Uturere twaje mu cyiciro rusange tronkome, nuko akarere ka mbere ari Kirehe rwose, bonye ko kitwaye neza no mashuri abanza. Akarere ka kabiri na Kangoma, akarere ka gatatu na Kayonza. Urumva ko mu burasirazuba twaye neza cyane.
akarere ka kane ni aka Rusizi, akarere ka gatanu ni Rulindo, gatandatu ni Huye, karindwi ni Nyamasheke, 8 Ngororero, 9 Nyagatare, 10 Rubavu, 11 Karongi, 12 Kicukiro, 13 Bugesera, 14 Nyaruguru, 15 Rwamagana, 16 Gatsibo, 17 Ruhango, 18 Gicumbi, 19 Rutsiro, 20 Nyanza, 21 Muhanga, 22 Nyamagabe, 23 Nyabihu, 24 Gisagara, 25 Burera, 26 Gasabo, 27 Nyarugenge, 28 Gakenke, 29 Kamonyi, 30 Musanze. Mu cyiciro rusange urumva ko Musanze rwose yaje inyuma cyane. Hanyuma rero ukabona yuko hari uturere tuba tugomba kwishyiramo akabaraga kugira ngo kuko iryo reme ry'uburezi ribe ryakomeza gutera imbere, buri ruhande rwose rugakora icyo rushinzwe. Ku munsi w'ejo rero tuzaba tunareba nanone se ngo ibibazo birimo ni ibihe, ariko nanone uko uturere dukurikirana mu bijyanye n'amashuri mu mashuri abanza nuko akarere ka Kirehe nanone kaje kwisonga, urumva ko kabara akarere kari gukora neza cyane. Kicukiro ku mwanya wa 2, Ngoma ya 3, Nyagatare ya 4, Rusizi ya 5, Kayonza ya 6, Gasabo ya 7, Rwamagana 8, Ingororero 9, Gicumbi 10, 11 Bugesera, 12 Gatsibo, 13 Nyarugenge, 14 Rubavu, 15 Huye, 16 Rulindo, 17 Gakenke, 18 Nyamasheke, 19 Musanze, 20 Nyanza, Karongi 21, 22 Muhanga, 23 Gisagara, 24 Burera, 25 Rutsiro, 26 Nyamagabe, 27 Kamonyi, 28 Nyabihu, 29 Ruhango, Nyaruguru 30. Bivuze ko mu ntara y'Amajyepfo ibigo by'amashuri yaho urabona ko imibare igaragaza yuko byasubiye inyuma cyane, no kwiminjiramo agafu rero kugira ngo basubire ku isoko nk'uko byari bimeze kera. Reka ngushimire cyane we twabanye muri kino kiganiro, nshimire batafatanya bikorwa bacu, nshimire Wiri Construction and Construction ni Wiri Construction Company Limited, cyo kimwe na kwa Siri rero Limited baragufasha muri services zijyanye n'ubwubatsi. Ndetse nyamuneka dushimire cyane Golden Park mu karere ka Bugesera, iraduha service nziza cyane zijyanye n'amacumbi, amafunguro ndetse n'ibyo kunywa bimeze neza cyane. Life Band turareba umupira tunezerewe neza cyane, nawe kandi amarembo arafunguye kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byawe. Iki kiganiro cyaducitse kandi ugisanga ku muyoboro wa YouTube witwa Retroviseur TV. Nge nitwa Clement Ndayisenga, rero tuzasubira ku munsi w'ejo. Mwifurije kugira impagarike n'ubugingo, mugoroba muhire. Retroviseur wakoze gukurikira ikiganiro.